umukinnyi uvuga ati muri Rayon Sport ni Ewaro Kabanda mukunda ubu ninde kabisa? Hari umukinnyi bazanye ukomeye cyane izina rye ndaryibagiwe yaturutse mu gihugu cy'abavandimwe cy'u Burundi hariya izina rye nindera bamwita Bruce Melody. Yes. Wenda cyeka nkubaje see you again bisobanura iki? Tuzabonana ikindi gihe. Ego. Bisobanura ikindi gihe. Cyangwa kubaza ati beautiful tonight wenda. N'ejo bundi natanzemo 500 cyo ku kwezi nta kibazo. Abanyakigali ntibaseka, wagira ubutari ugasanga ntibaseka. Ese n'ingasire byagiye mu majigo urukundo rw'abanyakigali no gutyo ari kuririmba ngo nzakomeza gutyo aracyari kwandika indirimbo nk'umuntu maze gusirimuka mu mujyi wa Kigali ndimo ngenda nkakomeza hano ni Kigali. Tugiye kwazanya ibibazo by'abanyakurikiranye amagare noneho ugiye kumbwira ni ndatwaye shampiyona y'isi yabereye mu Rwanda uyu mwaka. Umutipe wayitwaye ni inshuti yanjye. Murakoze cyane rero abantu mwakomeje kudukurikirana, ntibya bihe byo kubereka inyuma ya Kigali biba bimeze gute. Twageze rero Nyabarongo ewana ahantu Nyabarongo nubwo muyibona gutya itunze abantu benshi mu buryo mutazi, ariko Kigali se mwabibona. Tugeze hano tugize amahirwe tubona umusaza w'umushuti wacu ari kwirobera udusamaki hano kuri Nyabarongo. Ese mwema muzi ngo Nyabarongo ngiraho ngo abantu bayiyahuriramo, kandi Nyabarongo itunze abantu benshi kabisa ku rwego utabona. Cameraman uri kuyifata neza Nyabarongo uyizuminga abantu bayirebe. Hano duwe n'umusaza w'umushuti wacu muze warkwema tukaganira gato, ndabizi ntambara gufite zo guhagarara ariko ihangano wagaye nta isamake twatwikora ntago yagucika sibyo. Yahaguruka gato tuganire basi, turagusabye uri papa wacu urakuze turakubashye sibyo. Wahaguruka gato tukaganira niba bitwemereye. Nyine twebwe ikintu dukora turaza tukaganira n'abantu hano turi muri Kigali, ariko urebye ni inyuma ya Kigali. I Kigali abenshi abari abasitari mu mujyi za Gikondo za Gisimenti hose, ariko ntibaba bazi ngo inyuma ya Nyabarongo ngo bimeze gute. Nyabugogo ngo bimeze bite, watangira ubibwira. Njyewe ntihabiremye Marcel. Tukadugusanze kuri Nyabugogo uri gukora icyano Nyabugogo. Ndimo ndaroba udusamake. None ibo byo kuri udusamake ubikora gute ku munsi? Ku munsi hari igihe nza nkafata ifi nkabona amafaranga akantunga. None se muze basi wadupa nyine hano inyuma ya ntago wabazi ngo rubanda tubabayeho gute basi wadupanya nk'umunsi we kuntu ugenda sibyo? Umunsi wanjye kuntu ugenda nyine nawe urabibona nyine. Ndimo ndaroba nta cyo nafashe ngiye gutaha nta kintu mbonye. None se tubonye ufite utuntu tw'uduti sibyo? Abantu benshi ntago baba bazi ngo ni iki. Wenda nge nakuriye ku mazi nararobye ndabizi, ariko nk'umuntu uri kutureba uri hanze y'igihugu ntabazi ngo babazi ngo ni ibintu turi gukinisha abantu sibyo? Babasobanura ukuntu gutyo uroba ubibasobanurira. Ukuntu ndoba hari igihe utuntu nyine ntushoramo gutya isamaki kazi sigafatwa nkayifata nkabona amafaranga ntunga. Uyu musaza rero bamwita Marcel. Urumva nyine ubuzima bwo kuri amasamaki nka ntago nyine babimushimishije. Ubaye uri umuntu ukurikira wamusapotinga uko ushoboye. Ubonye nk'umuntu usukwisha mituweli si ibyo si bihagije. Yamugiriye neza cyane. Ni ukuri kw'Imana umusaza Cameraman zuminga mu mashyamba. Niho tuba tumusanze mu mashyamba yicaye wenyine ntatinya ibikoko ngo birimo, nawe yishimiye gusaza neza agasazira mu bajene sibyo? Agasaza yirira agakoko akava muri Nyabarongo kuko yego aje kuroba nta n'umuraga afite wenda ni ngarobeshe supanete ni tuno dudi dufatise aka kaboro wakazuminza. Ibi nibyo bimutunze. Buriya gutya ararobye ategereje ifi kiza yije ahita abibona kano kantu kahita kikwega.
rero umusaza ewana dushatse twamuhindurira ubuzima kabisa sibyo muze sibyagushimisha byanshimisha cyane rwose mbonye imibereho imbeshaho mu busaza bwanjye. ni ukuri uyu musaza ewana ndabizi ko ubuzima bwe buzahinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ubu ni bwo buzima bw'abantu batuye inyuma ya Nyabarongo urebye bagenda baroba bagira ute Nyabarongo itunze abantu wenda muri bwa bushobozi buke baba bafite birabatunga bakabaho nubwo batabaho neza ariko babaho tu murakoze uyu musaza tuzamushigikira uko dushoboye. Okay no musaza wacu tugiye kubaza ibibazo nese muze Kongo urayizi? Reka ntabwo nyizi. Ntago azi Kongo. Okay ngiye kukubaza basi uzi abamotari urabazi? Nta motari wo ndababona. Okay ugereranyije umumotari mbwa amafaranga ngahe ku munsi? Umumotari nawe urumva akoresha icyuma cya moteri kiba kirukanka aragera agakorera amafaranga akabona amafaranga amutunga. Urumva umusaza arasobanukiwe ni umusirimu. None reka nkubaza akabazo warize? Ntago wize. None surati ubura mvuze Tap and Go wakumva iki wenda ugereranyije so tuyi Kigali Tap and Go wansobanura nyine icyo bisobanuye? Nyine ni Tap and Go bisobanura iki? Tap and Go nyine ubwo wansobanura icyo Pat and Go bisobanura? None se imigati ya KBS urayizi? Oya. Ntago aryo ku mugati wa KBS. Wapi. Ariko Reyo urayizi? Reyo Siporo umukinnyi w'umupira. Ndabazi. Reyo Siporo no mu Nyabarongo turayizi. Ndabazi. Ngombwiramo nk'abakinnyi babiri wiyumvamo. Abakinnyi babiri. Wiyumvamo uwa mbere n'uwo bitaga Muvara Valence watsindaga ibitego byinshi cyane. Niwe ndabizi. Mbere y'intambara kera. Ubu ngubu umukinnyi uvuga ati muri Reyo Siporo ni Ewaro Kabanda mukunda ubu ninde kabisa? Hari umukinnyi bazanye ukomeye cyane izina rye ndaryibagiwe yaturutse mu gihugu cy'abavandimwe cy'u Burundi hariya. Izina rye ni ndera bamwita Bruce Melody. Yes. Sawa. Uramufana? None reka umuhanzi witwa Ntwari Fiacre uramuzi? Ntwari Fiacre? Aya. Mu Rwanda nabe bahanzuze bahanga indirimbo nyine ino by'imiziki. Bino by'imiziki? Bino by'imiziki muze nta ndirimbo nimwe uzi kandi nawe uranengushye. Makanyaga Buduru uramuzi? Makanyaga Buduru ndamuzi ni umuyanzi wa kera. Imparasi n'impara urazizi? Izo muranangana. No ngombwira mu bahanzi basi indi wumva buno ukavuga ati uyu ndamuzi uruba yaba ari inde cyaba wibereye mu masamaki yawe ntago uba wumva n'abahanzi? Ntago mbazi. Okay reka maze nkubaza akabazo mu Rwanda mu iki gihe gishize twe turi kwa irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'amagare ibyo bintu warabimenye? Narabimenye. Wagiye gufana igare? Igare nararifanye nabonye ukuntu bagenda cyane banyonga bagenda byihuta cyane. None wabihuje gute no kuroba isamaki? Nabareba gutya nyine umutego uri ku mazi nigendera ndoba nyine isamaki. Isamaki yirukiza n'umunyonzi yiruka ku igare mubona gutya yigendera. Mubona gutya. None umuntu waba yatwaye ino siganwa wabo muzi? Oya ntago muzi. Wamubonaga yigendera gusa. Okay ni iki wavuga ku Rwanda aho bigeza wowe uruwa kera uturusha igihugu cy'u Rwanda pe twe turi urubyiruko ni iki wavuga ku Rwanda? U Rwanda rurimo gutera imbere cyane. Ukurikije n'ibihe mwanyuzemo kera kugeza ubu ni iki wavuga ku Rwanda? Nagiye mitamo kera u Rwanda rw'ubu ngubu ni rwiza cyane. Ni rwiza cyane. Ni rwiza cyane. Uyu musaza rero urabona ashaka gusoza mu Rwanda rwiza agasaziramo. Reka tumutere inkunga ave hano kandi tuzagaruka uyu musaza twaramuteje imbere mu buryo bugaragara kandi tuzongera tumubereke twaramuzamuye. Murakoze cyane. Murakoze cyane rero ni ya gahunda yo kubatembereza Nyabarongo yose tukayizenguruka tukareba ese
Nyabarongo itunze abantu bangana gute? Nyabarongo abayikoraho rero, Nyabarongo ni nini cyane, ifite ibishanga, ifite n'iki, hari abajeni benshi itunze. Mwe mwibere muri Kigali, kandi Kigali nyuma na hano ni muri Kigali, na hano hari abantu benshi itunze, hari abantu benshi babaye kuba Nyabarongo, ariko mwe n'umujeni yatangiye atwibwira hano kuri Isanzure TV nta kibazo. urakoze. Nitwa Uwimana Egisi. Abankorera hano muri iki gishanga bahita koperative Kojyamugwa. Koperative Kojyamugwa. Kojyamugwa. None se Egisi nkabaza akabazo, amafaranga y'ibishanga mwe barayabahaye? Oya, ay'ibyuzi ntabwo barayabaha? ntabwo barayaduha. Ahari menya nashonje, reka hano tuganire. Ngende kuvuga uyu Egisi rero ni umujene kandi akora hano Nyabarongo. Twaganiriye ku ruhande twumva nta kibazo, bisa nk'ibimutunze mu kuntu, ariko murabona cameraman ajya bereka turi ahantu mu cyaro mu bishanga, ntanzi haba ni mu hantu mu migano, twe twanagize n'ubwoba, ariko hibera abana beza, abantu beza byatari. Namwe mushatse mwajya muza kubasaba mukiganirira, kuko iyi gahunda dushaka kujya tubegereza buri muntu wese, ukamenya ngo abayeho gute ubuzima bwe. Apana mamuzi ngo i Kigali ngo tuba mu mujyi mu ma etaje, kandi hano ni i Kigali, kandi umujene wabayeho yishyura inzu randode babanye neza hano mu Kibida. Ese Egisi ugira ikimina? Ikimina cyanyu cyitwa gute? Kimina cyitwa Tera Imbere Muhinzi. Tera Imbere Muhinzi mworozi. Ne Egisi rya Egisi nyine mu kwifotoza, mu kumbaruza nyine mu irangamimerere bandikishije izina rimwe. Nyine hazaho izina rimwe na Egisi ebyiri nyine zisimbura rya zina. Ubundi wari ufite izina rimwe? Mfite abiri, ariko mu irangamimerere hajemo Egisi. Ubwo ubundi izina riri ku irangamuntu witwa Egisi. Nitwa Uwimana Egisi. Noneho uzajye kuri Google usacinge Egisi, ibintu uzabona bizahita biguha amamfuraho. Sibyo? Ni byiza. Isimbona rino uramuzi? Oya. Ntukamumenye, ni umukobwa w'intwari cyane. Nibyo rero ndi kukubwira. None tugusanze hano ku gishanga cya Nyabugogo, hano hepfo ni Nyabugogo ku mugezi. Nyine wabwira abaturage n'abanyarwanda muri rusange ikintu buri gukora muri ibi karitsiye? Hano ngende umukozi waho, nkorera muri iki gishanga mu bijyanye no guhinga. Umuntu ufite imbuto akenera isaso, harimugezaho. Uwo ni wo mumaro wanjye wahanga. None hari abajeni benshi muri Kigali bavuga ati sinakora ku kazi ngo karasuzuguritse, ngo sinagira icyo nkora, ngo ntago nanabivuga kuri kamera. Ni iki wabwira nk'abo bajeni? Akazi buriya ni akagutunze. Yego. Urugero nk'ubu nkanjye mvanamo amafaranga atunga umuryango wanjye. Mufite umugore n'umwana umwe, amwishyurira ishuri. Urumva ko nyine niho nkuru ubuzima bwa buri munsi. Yego. Hari icyo bimariye rero. Urumva umujene atunze umuryango, afite n'umwana, kandi uwo mwana akeneye na mituweli, sibyo? Niyo mpamvu azari umubyara akavuga ati reka nze mpinge. Urabona hano harimo dodo, harimo amateke, hirya twabonyemo n'umuceri n'ibindi byinshi bitandukanye. Baba bibereye mu gishanga, banatekera hano mu gishanga. Turaza kubabereka mu mafoto ahantu batekera. Ariko umujene kandi umujene wagize gutya agakora hano mu cyaro, ubu ndakeka ageze haba hejuru mu mujyi gukora ibintu birenze. Ndabizi ntabwo uri umuntu umenyeye akazi, ntabwo amahirwe wayatesha inyoni, sibyo? Siko bavuga ngo ntabwo bavuga ngo kuyatesha inyoni. Kuyatera inyoni. Okay. Njye ntabwo nzi Ikinyarwanda, ntabwo nvuka mu Rwanda, mvuka i Rutsiro. Rutsiro ariko ni mu Rwanda. Nemba nibagiwe. Urabona, sibyo? Hano turi muri Kigali. Umurenge wanyu ni uwe? Ahangaha turi umurenge wa Gatsata. Turi muri Gatsata. Urumva uyu mujene urabona nubwo yasomye umugabo wese ufite nk'imyaka ingahe? 24. Ibaze uzi ko ndusha imyaka 4 ukaba ufite umwana. Njye mfite imyaka 20, ufite 24, ufite umugore. Ese ko washatse ukiri muto? Niko nabiteganyaga. Ariko byanaguriye ntari n'ubutunzi umugore nta kintu abuze, wishyura umwana, nibyo by'agaciro kandi babishimishije. None hano ikintu nyine cyatuzanye ni ukwereka abanyarwanda gukura amaboko mu mufuka bagakora, sibyo? Bakaza bakiteza imbere. Hano harimo imirimo kandi wasanga mukeneye n'abandi bakozi. Baba bakenewe. Yo twebwe hano i Kigali, ngiye mu rugo ni Igikondo, harimo abajeni benshi
urumva ngo ntibakavukire ngo nta kintu bakora bwirwa bukoze mu mufuka buri kugenda ari ubusore ikintu baba bazi gukora ni ukunywa ifege gusa ntago baza ngo biteze imbere ngo bakore nk'urubyiruko urumva bajye bigiraho rero bazi imirimo muri Kigali ni myinshi irahari ntago mwese muzirundira muri office urabona nk'uyu mujene arashima Imana bimutungiye umuryango sibyo okay reka nkwazo twazo tw'amaseko mu Rwanda ufaniye kipe mu Rwanda nayo na shipu ufana nayo okay ku isi ufaniye kipe naho nayo nta bintu byo gufana n'ibyo kugutereshereza umwanya n'Amavubi ntago yafana Amavubi yo ndagerageza kuko ni ikipe y'igihugu nyine ntiwabura kuyifana iyo urayifana ngombwa nk'abakinnyi babiri uzi mu Mavubi Muhire Kevin niwe nzi wenyine nta wundi King James nta uzi oya King James se kari umuhanzi nyabizakine none se none akaza k'amake muri Kongo urahazi oya iko Kongo mvuze Kongo wumva iki numva DRC nkumva na Ntuza na Kinshasa none se DRC mu magambo arambuye wambara ukabimbwira DRC wako nazi Icyongereza neza ishobora kungora ku Gifaransa urakizi oya nacyo ntacyo ubundi ururimi nisangamo cyane ni Ikinyarwanda ubwo karwisangamo none se rupyipyi urupyinsi urabizi si Ikinyarwanda uzi okay ngombwa amateka ndabaga aho naba nkubeshye kandi uzi Ikinyarwanda nicyo uzi nyine aho umuvinga muri sosiyete ubamo icyo ngicyo wimuvingira gake gake ntago uzi Icyongereza wimuvingiramo gake gake sibyo ni ugukorosinga nyine hafi aho muri ako gace none se basi ngiye nko kuvuga undi nk'umuzungu ngiye nkakubwira ati sibyo wowe uri umuzungu ugiye kumbaza ngo umurenge wanyu witwa gute byo ndabizi ngombwa nk'ukuntu wabimbaza gerageza pe byo urabizi ntabyo nzi ngomba akaza ushaka mu Cyongereza ako uzi kose ukuboko bwaba gukambaza akari ko kose ukambaze mu Cyongereza wenda kereka nkubaje see you again bisobanura iki tuzabonana ikindi gihe ego bisobanura ikindi gihe cyangwa kubaza ati beautiful tonight wenda nkakubaza jyewe ukambaza akandi cyazi akandi nkakubaza nkakubwira ati take about love bisobanura iki nese ntacyo uzi urakizi oya ni ukuri ko Imana uzi Icyongereza bisobanura iki ntabyo nzi ngeze ntakizi aho ngo bisobanura iki babwira Abanyarwanda nta Cyongereza ntacyo nzi ni uko kumva n'utuntu nese warumbwiye nyine utwo wambaza nakubaza ukansobanura none se tubwiye ko wirwa muri iki gishanganga ngo dushushanyirize umunsi wawe ukuntu uba umeze ariko agara aha ngaha nkorera gusa kubera ko hari n'igihe mba nagiye gukorera imusozi n'akazi k'ubuyede ndagakora n'iyindi mirimo nyine hari n'igihe mba ndi nko gukorera mu cyaro akenshi ntabwo mba ndi hano gusa none se nyine iyo wiriwe mu gishanga dushushanyiriza umunsi wawe w'iki gishanga abantu bawumenye iyo niriwe muri iki gishanga ubundi buri munsi iyo nzi ko ndi bukorere hano ndibuka napanze icyo ndi bukore ubwo n'umunsi nyine ubwo mba namaze kubarira nimba ari uguhinga nk'ubu ngubu urabona mvuye mu guhinga ngiye gutegura ifunguro rya saa sita kanya nsubire mu kazi uko niko umunsi wanjye uhagaze ifunguro itegurira he ifunguro ahabonetse hose nyine ni ukwiyeranja nk'uko mba ndi mu kazi
ariko iyo akazi gasoje njya mu rugo nkaritegura mu rugo bisanzwe. none utuye mwize karitsiye? Ntuye aho bita mu Gashyushye. Mu Gashyushye. Mu Mu Gashyushye ariko naho dushaka kujyaho tukaba abaturage yabo vibe. Habaye inzoga za 2.5. Reka ntabwo njya nk'inzoga nyine. Oya ngende kukubaza. Ntabwo nabimenya. Winywera fanta. Ninywera fanta. Tugende kugurira fanta kabisa. Nk'amata wenda. Nari bino ndakugurira. Urakoze. Tugende nkugurire y'amata urumva tureye mu Gashyushye ni centre. Ni centre nziza. Ayo mugabo nawe murakora. Ni umushuti wawe ari? Ni umushuti wanjye na. Amwita Damascene ndamuzi twarigaye. Ni umushuti wanjye ko. Damascene bimeze bite? Waje se tukaganira na tutakugora? Nabirenze. nari nibereye nigiye gukora cyata cya bine cya none rero ibyo ngibyo nibyo uri burye mwana. Araje ateke ntago bitire turara. Twe tukwishyura amafaranga y'icyuzi batwambuye kugira leta izatwishyure. Hari manza washonje nawe na. Reba nkawe ubwo sibyo biraguye. Okay. Hari dukurikiye umujene wacu yatinze guteka ngo twamutindije. Baramutwaye tuzagaruka ubutaha twongeye tuganire murakoze. Angire. Murakoze cyane rero nababwiye ko ndabatembereza nyuma ya Kigali yose twahereye muri Nyabugogo twaberetse ubuzima bwaho turaza kuri Jari turi mu murenge wa Jari. Sibyo rabajene? Ewana ahantu bita mu Gashyushya ka Karuruma. Ndi kumwe n'abajene bafite impano zitandukanye bavuze ati ntago mwancika mutatubwiye ikintu. Sibyo duhere hano witwa gute? Nitwa Turikumana Jean Claude. Turi kumwe na Turikumana Jean Claude. Turikumana Jean Claude. Tugusanze hano rero. Ni iki wabwira abanyarwanda twe turebwa n'abantu barenga miliyoni ku munsi abanyarwanda ndetse no hanze yo mu Rwanda. Ni iki wabwira abanyarwanda bagukurikiye nk'abajene batazi inyuma ya Kigali? Ega bazi Kigali za Gikondo za he mu mujyi abastari batandukanye. Bashushanyije kuntu hameze hano habora. Iyi Gashyushya rero nayitangiye mfite imyaka 25. Izi saha turi kuvugana mfite imyaka 35. Mu myaka 35 mfite iyi Gashyushya niyo yandeze. Yego. Kuba yarandeze ntabwo ari uko ari ingufu nyinshi nari mfite. Ni ukuba harimo ibikorwa bidufitiye akamaro. Ibikorwa bidufitiye akamaro ni ibi. Yego. Imodoka iyo zinjiye hano muri iyi Gashyushya nta bandi bantu baba bemerewe kuzikora usibye koperative abishyize hamwe Jari. Iyo koperative abishyize hamwe Jari imaze imyaka 10 ikora. Muri iyo myaka 10 imaze ikora nta kibazo nigeze ngirana nayo. Yego. Wishyura mituweli ku gihe? Nishyurira mituweli ku gihe nta kibazo. Na ejo bundi umuyobozi ushinzwe amakoperative mu murenge yaraje aravuga ati rwose ndabashishikariza kujya muri ejo heza. Ejo heza turi kugenda tuyitabira nta kibazo. N'ejo bundi natanzemo 500 cyo ku kwezi nta kibazo. Impamvu nayatanze nuko ngira aho yakura. Ntayakura muri koperative ntabwo nayatanga. Nyakura muri koperative kugira ngo nyatange. Ubwo urumva koperative nta kintu nayinganya nacyo ntunze ikabe ntungiye umuryango kandi ubu uko ndeba aha ngaha ndi umuntu ufite abana 2 n'umudamu. Yego. Mbasha kwishyura inzu y'30,000. Okay, 30. Reka nkwaza akazo k'amatsiko. Aha boro ni muri Kigali. Ariko urebye turi inyuma y'i Kigali mukuntu. Kuki abaturage baho babona kamera bakihisha kandi muri Kigali nibyo twirirwa dukora umunsi ku wundi. Ni ukubera iki mutari muri inyuma y'amateka mukuntu? Oya. Umuntu uri inyuma y'amateka n'utaramenya aho vizi yigeze. Vizi yigeze. None tutaguciye mu ijambo.
wanshushanyiriza umunsi wawe ukuntu ugenda guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, ukuntu umunsi wawe ugenda wawe udushushanyiriza. Nawe ushushanya umunsi wanjye ukuntu ugenda. Mbyuka buriya saa 9 za mu gitondo, imodoka ya mbere buriya iba yaparitse. Yego. Iyo bigeze saa 4 za mu gitondo, akazi mba nsa nkaho nkarangije. Saa 4 za mu gitondo akazi mba nsa nkaho nkarangije, ariko iyo nkarangije mba nzi yuko saa 4 za mu gitondo mba nzi yuko madamu n'umwana igikoma cyabonetse. Yego. Nta kibazo kiba kirimo, mba numva ibyanjye byose byuzuye. Umunsi mba maze kuwukora. Wow. Niwe nta mafaranga y'icyuzi bakwambuye? Icyuzi? Ya. Ntayo. Bari manza njye nashonje. Urakoze papa, reka tuganeze n'uyu mupapa atubwiye ngo umunsi ubumeze gute, sibyo? Arabyumva gutya. Okay, narebe. Papa bimeze bite se? Twabavugirije Jean Claude. Jean Claude, nanjye banyiterike yerutse n'uwo mu rugo. Yego. Ugiye kutubwira rero. Tugusanze hano mu isantere iri inyuma ya Kigali, bayita harya mu Gashyushya. Sibyo? Gashyushya, ugiye kutubwira ni isantere imeze gute? Ese mwarebye amagare? Banzusubize, warebye amagare? Ewana, kubera ko hano bigoye nakurikiranye kuri televiziyo. Kuri televiziyo. Nogeye kumbwa hano mu Gashyushya biba bimeze gute rero? Hano mu Gashyushya ni umujyi uryoshye. Wumve ngo buri kimwe cyose kirahari, nta kintu wahabura ufite ku myuka. Yego. Ufite ku myuka, nanjye mfite umwuka ubu nta kintu nahabura. Sawa turi kumwe aho ngaho turajyana. Yego. None ugiye kunshushanyiriza nk'umuntu w'umupapa urubatse? Yego. Ufite abana bangahe? Ngize 2. Okay, ugiye kumbwira umunsi wawe uba umeze gute rero? Ukuntu ubyuka n'ukuntu ubwira nka mu Gashyushya. Ni ukuvuga ngo isaha yanjye mbyukire isa nk'iyi umuvandimwe, kuko n'umuntu dukorana, ariko ubwo nyine guhera iyo saha ya saa 9 njyewe nkigera mu kazi ndakora ibicwa bikaboneka tu. Musangiye akazi. Akazi turagasangiye ni kamwe. Amafaranga araboneka, nta mwiryane nta nduru. None se hari abajene benshi babibera za Gikondo, za Kicukiro, babumva ngo ni Abanyakigali, ngo n'Abanyakigali ngo bakabye umujyi, ataza hano inyuma, atazi ngo hari abasitari ngo bameze gute n'iki. Uri kumva ni icyo wabwira uwo muntu ko nari muri Kigali hano mu Gashyushya mufite n'abasitari bawe? Ni icyo wabwira uwo mujene? Namubwira, namushishikariza ko yatinyuka ivumbi akava kuba umukara, akagwa mu gasima tukamurabura, akikaraga, mukisangirira amata. Ewana, wumve ngo amata zirakamwa kweli. Zirakamwa ikintu. Awana, papa wanjye kabisa, nyine natwe tuba turi kugenda twereka abantu ko Kigali bayita Kigali ngari. Ni uburyohe. N'umuntu wo mu cyaro sibyo abone ko Kigali n'iki ari ngari. Urumva bahita mu Gashyushya. Hari abaturage benshi wajari. Nanjye navugiye Igikondo, ariko hano habo ntago nari mpazi. Ariko ngenda ntembera ahantu sibyo, nkereka abaturage nkavuga ati bahita mu Gashyushya, abita mu Gatsata. Nyine nkajya abantu babwire ko umujyi wa Gashyushya uryoshya, ahubwo bashishikarize kugira kuzamo baza bisangamo. None ni nk'akahe kazi gakunda kuboneka mu mujyi wanyu wa Gashyushya? Ewana, nibyo nakubwiye ngo upfa kuba ufite imyuka. Uri umuyede urakora, uri umukarani urakora, nubwo wavoma amazi urakora ibicwa bikaboneka tu. Yego. Oje kabisa. None hano habote kumwe n'umukapo ndagaswe, ni nawe watuzanye hano haboro, aratuyobora, aravuga ati niwe mwami wa karitsiye. General. Uyu niwe mwami w'ikaritsiye, urumva niwe watuyobeye mu ikaritsiye, aravuga ati nimuzayo nta kibazo, umuntu urabakoraho mu Mombasa. Bakwita gute papa wanjye? Twa nawe mwana Constantin. Ariko hari akazina k'ubusirimu ufite wakeneye bakwita ahangaha ni kawe. Oje kabisa. Hara nako bambeshya ntabwo ariko nitwa. Bakubeshyera gute? Nako banyita ntabwo ariko nitwa. Bakwita gute? Nitwa nawe mwana Constantin. Ahubwo ako bakwita bakanyita. Bakakubeshyera gute none? Bakanyita Kaguru. Kaguru. Kaguru waranani. Bamwita Kaguru waranani. Ati byashingiye ku cyahubwo yakomeza. N'uyu mujene bamwita Kaguru, murabona ni umusirimu,
iba yambaye agasarubeti ke kameshe, wabonye ko kameshe byoroshye se ahubwo wenda mukeditinge muganagure neza, ariko karameshe uko bisa kose, usibye ntitwabeshya abanyarwanda. Ariko murabona ni umujene w'i Kigali, asa nk'abanyakigali, yambaye amasheni nk'abahungu b'i Kigali, nta hantu wamutandukanyiriza. Afite ikirombe cye kabisa, ikaye turabona yarayifashe. Ni icyo wabwa abana b'Igikondo barabure. Abana b'Igikondo barabure. Reka babwire rero abana b'Igikondo buriya baribeshye, ntabwo bari bakamenya ibyiza bya Jari. Tuvugana hano muri Jari ngiye mpabaye imyaka igeze nka 11, hano hari intoki, hari n'ibiki none twaje kubona kaburimbo simwese kaburimbo turayasa, ninjye nayibazaniye nibanga ntubivuge. Abakoze vuba urabona ko n'ubundi igiye kuhagera, ntageze njyari mu ntoki bya hatari za ntoki ariko wumva bivuga no kumanywa. None ubu tuvuga tugeza kuri kaburimbo, nahageze ngiye nta no muri ruhari, none hamaje kugera umuriro. Urumva gashyushye mbaje gutera imbere, aho umwana w'Igikondo yumvisha ko ari Kigali, kandi Kigali dore nziza igiye kugera. Ahubwo mu minsi iri imbere we agiye kujya aza mugashyushya, ahubwo anishyure aho araparika. Anishyure aho aparika. Uko bisa kose twavuganye n'abasaza bano barabyaye, ariko wowe uri umuntu w'umujene, ndi kubona uko bisa kose turi mu kigero kimwe, imyaka 10 ndusha ntabwo ari myinshi. Hari ubwo wubatse se? Ndubatse. Nakoze ibintu kane. Nawe waransize ikintu, ariko uri umujene. Nk'umujene we hano mu Gashyushya afite fonda arakinama, ngo ni umuhanzi wa mu Gashyushya baramuzi. Nkawe nk'umujene wubatse hakiri kare, dupangiye kuntu utunze umuryango wawe, uvuga ati umunsi ugenda gutse guhera mu gitondo kugeza amasaha nimugoroba, ni gute umunsi wawe upanze? Ukuntu mupanga ku mugoroba, kuva mu gitondo ku mugoroba njya akazi nkora, nkora 3 mu cyumweru, nko mu bijyanye n'amasuku 3 mu cyumweru. Ariko no kuvuga ngo ku mushange ushobora kubana n'abamagaze, ntabwo ujya munsi y'ibihumbi 7 iyo nakoze umva ni 3 mu cyumweru, 7 by'umunsi umwe. No tukanajya shuguri hanze ukundi kuntu nukuvuga naha umuhigi nyamuhigi abana amafaranga. Namabwa n'umuntu w'Igikondo, umuntu w'Igikondo abahagaze hara ku mpanda avuga ati boss ndataza sindi burya. Ariko njye mpagaze hano ndavuga nti buri wese yahita mbere umubosi none ahari manza washonje. Nakubajije umunsi wawe guhera mu gitondo kugera saa 12 dupangira, ugiye kudupangira ngo ndabyuka bikagenda gute, saa 6 gutya kugeza bwije. Kino kiganiro bakita umunsi wawe. Ikiganiro niko bakita umunsi wawe. Ahubwo mwaje neza ko muganda icyo kintu cyane kugira ngo mujye mu munsi w'umuntu. Mu gitondo ndabyuka saa 12 ngatangira mu kazi kanjye k'amasuku, saa 9 mba nagasoje, mu gaso saa 9 ubwo umuryango wanjye utamwohereza amafaranga yo kurya, ubwo nayo igisigaye nuko itaza gushaka bavandimwe tukaganira. Hari abajene rero b'Igikondo ngo ni abanyamujyi, twageze mu Gashyushya nakwetse abanyamujyi batandukanye kandi bafite n'impano nyinshi zitandukanye. Ngo uyu mujene afite impano, ntabwo wabura impano nk'umwana w'i Kigali. Hase se umwene muri Kigali? Aha ni Kigali muri ntabwo wabura akantu k'Imana. Bava ngo ahanga we ngo nuko ni mu Gashyushya, ngo ni nyuma Kigali ko niho Kigali ngari ubu yahoze yubatse. Yego. Ni Kigali ngari, ntiwabura akantu k'impano ufite. Muri wowe wifitemo ihe impano sasa? Impano mfite rero ntabwo ndayisohoza. Ntabwo urayisohoza ariko urayifite. Indimo ariko ntabwo ntahita nkubwira uyu munsi. Ahubwo nk'abajeni muzi ngo muvuga ati reka tujye kureba wa mujeni atugeze ko ya mpano ye. Nta kibazo, sibyo? Impano ntabwo yingingwa n'ikintu kiba kikurimo. Yego. Noneho tugiye kureba koko abanyakigali bacu niyo ari abanyakigali. Tugiye mufite nk'akantu k'agahipapu, sibyo ko wenda uyu munsi mu ntunguye ntashaka kubona urashonje. Yoroshye se hari agahipapu nshaka kuzazamura muri iyi minsi, ukuntu abanyakigali nabonye abanyakigali ntibajya baseka, abanyakigali ntibaseka. Insyo n'igase byagemaje wagera butari ugasanga ntibaseka. Insyo n'igase byagiye mu majigo, ako kantu ninkazamura uraririmbye cyangwa urahomba sinzi ibintu ukoze. Ntabwo nyine nibyo oya umbabarira sibyo hari manza washonje muye banza uhaze twebwe dukwikiranwa n'abantu benshi. Hari ukuntu umuntu yakumva ufite impano indirimbo yakaba yayipromoting
ariko uririmbe apana wari uririmbye ntago hip hop ntago indirimbo ziri ntago ari aga hip hop kamera uri kutwumva neza gusa nshaka kuvuga agace kamwe gato cyane we kadukubitemo bumve niba ufite impano baratubwira muri comment abanyakigali ntibaseka kabanza yaraye kukwakira abanyakigali ntibaseka wagira ubutari ugasanga ntibaseka ese n'ingasire byagiye mu majigo urukundo rw'abanyakigali no gutyo ari kuririmba ngo nzakomeza gutyo aracyari kwandika indirimbo natanya nk'umuntu umaze gusirimuka mu mujyi wa Kigali ndimo ngenda nkakomeza hano ni i Kigali tugiye kwazanya ibibazo by'abanyamujyi sibyo simumvuze ngo turi i Kigali mwakurikiranye amagare reka manze nkubaze ninde watwaye shampiyona y'isi y'amagare ryabereye mu Rwanda umuntu watwaye shampiyona ninde Fero Munyakigali umuntu watwaye shampiyona y'amagare atune mwana njye nanjye ndimo ubwo niwe ntarimo njye nditamo naribona nakazane nitamo okay nyine nk'abanyamujyi sibyo mwakurikiranye amagare murambwe ngo turi muri Kigali Karuruma harya hano bahita mugashyushya bro igashyushya mugashyushya mwakurikiranye amagare none ugiye kumbwira ninde watwaye shampiyona y'isi yabereye mu Rwanda uyu mwaka umutipe wayitwaye ni inshuti yanjye bamwita Hakizimana Damuru nuwahe avoka munuza mu hakozane muri Gisagara ariko ndamuzi twaraniganye aha wowe ahubwo waba ufite ikibazo wowe ntabyo uzi neza ariko umutipe ndamuzi yitwaye oya ntabyo uzi neza wowe buretse ntabwo yakurikiranye amagare wowe irushanwa ry'amagare ntiwigeze urikurikirana umutipe waritwaye bamwita Turikumana Jean Claude uvuka mu karere ka Gakenke ahari manza mwashonje babazaniye icyo kurya uzi yuko waba ufite n'ikibazo bamwita Turikumana Jean Claude uvuka mu karere ka Gakenke ahari twari twashonje umunsi wose abajene badutayemo icyo kurya papa murakoze mutwakiye neza kabisa urumva ni abajene oji kabisa turanabemera rwose ni amahoro mwamenye ko nkunda n'ibirayi oji ibyo kurya twatufite banditse duhagaje fresh rega ubundi ino gashyushya imeze nko mu Ruhengeri Ruhengeri na gashyushya ni kimwe kuko imodoka ziva Ruhengeri zinjira gashyushya mpamvu Hakizimana nziza cya kizami ngenda bizi neza ziva Ruhengeri zinjira gashyushya nta kibazo byo kurya biba bihari tuba tubifite nta kibazo mujye munagaruka nta kibazo umutekano ahantu hose okay Paul Kagame yarabisanze turi abajene bake abandi bajene bakube muzaje ari kumanywa murebe urabona burije urumva natwe twatembeye imihanda yose bitwiriyeho ariko nk'abajene mutwetse urukundo muratugaburiye hari umuntu w'Igikondo ukorera bino bintu akagurira icyo kurya ariko nk'abajene bamugashyushya mama bidukoreye yakoze umuntu w'Igikondo we ahita gutama agafari wati mujene ikomeza bana twebwe n'ibyo kurya nta kibazo nta mutima mubi urabona kandi babinagikomeje murabona ko na cyane batangiye kwigaburira ntabwo igabura ngo barayigaburira turabasimo twamaze gusobanukirwa ko twamaze kwinjira mu mujyi wa Kigali talenti twe turi muri gahunda yo kubabaza ibibazo rero sibyo uyu mujene niwe nibanzeho nabonye ari umusirimu cyane sibyo wambwiye ko uri umunyakigali mu Rwanda ufaniye ikipe mu Rwanda mpana Rayon Sport ubu ni nka mpana Rayon Sport ugiye ejo bundi yakinnye na Singida urabyibuka ugiye kumbwira abakinnyi batatu babanje mu kibuga habwo narindiwe mu kibuga oya baba ubundi hano henshi na kenshi bakunda kunyita hano bajya banyita n'utundi tuzina ni Kaguru warananiye wapi kujyanye n'amakipe hayajya banyita Ojera naho njye bakayinda ngo ndiwonana kandi ubwo twakugera tuba mu bibuga ariko ubundi kenshi hari aho ngera nk'iyo mvuye nk'ahantu ngeze nk'ahantu hakurya dore Ojera wamubonye Ojera cyangwa tuwamubonye wonana
mbese ibintu nk'ibyo ngibyo ubundi rero siporo njye niyanjye mu buzima busanzwe. ngombwira abakinnyi batatu babanje mu kibuga suri umureye ku mutima iriya match yabaye ndi mu ntara ndabizi mu ntara bari manza washonje manza urya sibyo ngiye kohereza papa wanjye sibyo uri umuntu mukuru ndakumva 5 kuri karenzi kako Kongo urayizi Kongo narazengurutse cyane iyo bavuze Kongo wumva iki oya iyo bavuze Kongo iyo bavuze Kongo numva ko ari igihugu gitandukanye n'ic'u Rwanda ariko bihana imbibi bitandukaniye ku kirere Kongo igira amashyamba igira ibiki natwe kandi ishyamba aya hano ni mu busitani bro hano ni mu busitani ubusitani bwacu dore ni nkoko amashyamba wahindukiza kamera ukareba inkoko tuba tworoye nta kibazo ubukungu nese kutagiye kubushaka reba inkoko zirimo nta muntu wazikora ndagiye kujya indege yuzura je narayurira igikundira nkoko itembye indege yanyuze igikundira nkoko itembye bayitwara si umwenguru wa kera ngombwira abaperezida 4 bayoboye u Rwanda abaperezida 4 bayoboye u Rwanda ikibazo ufite we ntabwo cyoroshye abaperezida 4 bayoboye u Rwanda njyewe kuva muri 41 njyewe turahera ku wa mbere ku wa kera oya turagenda kwa ugiye kumbwa abaperezida 4 bayoboye u Rwanda reka mbanze njye nta kibazo wanze n'uyu nguyu n'izindi perezida Kagame Habyarimana nyuma yo hari Kayibanda ubwo ni batatu undi wa kane mu mushakira kiraho mbonye umutwa Dominiko na Dominiko kiraho mbonye umutwa ahubwo ni mwene wanyu kiraho mbonye umutwa original icyama kirimo kirantwika cyane shere ngwino nguhe nawe aha urabona rero babajeni abapapa wanjye nkunda cyane twasangiye paka kugeza nimugoroba ni ibintu byo kwishimira papa wanjye ari umutima mubi nta mutima mubi hano aba baruta abantu b'igikondo bro ni nyuma ya Kigali ariko bagiye urukundo batwakiye badaye cyo kurya nta n'ikibazo n'akayina gitwakamwe niho mvukira Gikondo niho hantu mfite experience y'ubuzima kabisa nimba ari uvukiye niho kavukire kabisa nanjye ntabwo nyivukamo ariko nayibaye ariko muri abanyakigali OG Kigali byo rwose tuyiryamyemo kweli okay ngo reka twibaze tubazo two bakenye Kigali base turebe ko Kigali muyiryamyemo twiganiye kuri Kigali umujyi urgiye si muzi umujyi wa Kigali wose okay ngo reka mbere kuri umupapa wanjye sibyo aranakuruta wa kintu rwose ndamwubana ufite abana bane abana babiri n'umudamu oje wowe ufite abana bangahe nanjye ni 2 nyine ariko oya afite 2 we nta mudamu afite urumva bamurusha umudamu urumva ibyo ni ishuri okay ugiye kumbaza turi mu mujyi wa Kigali meya w'umujyi wa Kigali bamwita gute meya w'umujyi wa Kigali bahora bahindagurika kuko meya ashobora kujyaho uno munsi ariko hashira umwaka wowe wazabyumva ku makuru ugasanga yarahindutse noneho uwo wamenye atarahinduka yitwa nde utatuma ndira uwo namenye atarahinduka akabura si Mustafa Fazil ni Mustafa Fazil ari manza washonje bakwishyura amafaranga y'icyuzi byageze kure reka dusubiye ku kindi kibazo reka tubaze umujene uyu mujene waramuzi we wamubwiye kuri uwo mujene oya uzi si mama anumva nagafashe nyine tumva rengo ariko nanjye cyo cyansinda nyegira narebe tuganire bature cyo cyansinda sinkubeshye okay narebe mutuye mu murenge wa Jari ugiye kumbwira gitifu w'umurenge wa Jari yitwa gute gitifu w'umurenge wa Jari gitifu w'umurenge wa Jari zisaha urumva ndamuzi turaziranye urumva turaziranye kuko nimba nkorera muri uyu murenge urumva nawe ndamubona nyuraho turaziranye kuko nawe ndamubona nyuraho ariko abayobozi bari munsi yiwe
abayobozi bari munsi yiwe bashinzwe umutekano wacu ba hafi yacu nibo tuba tuzi, we tuba tumubona atambuka, tukavuga duti uriya ni we gitifu, ariko abayobozi bari munsi yiwe turabazi, bari munsi yiwe. ngombwa bari munsi yiwe bitwa gute? Yitwa gute? nakubwira nk'ushinzwe umutekano. Yitwa gute? Tumwita Kanyoni. Kanyoni? Bamwita Kanyoni mani? Kubera iki mwamwise Kanyoni? Niryo zina ryiwe tuzi, ashinzwe umutekano wacu. aranakora nubwo wajya he umwaba warushinge yakuzana akavuga ati nonye. Okay, narebe mwe muri abasaza ba kera sibyo, kandi mwabayeho ku bihe bya kera n'iki, mwabayeho ku bwa komine. Komine yakivaho wawe ndi ngo Rwabugiri. Ngombwa komine 3 wibuka zabagaho. Komine Muhororo. Komine 3. Muhororo. Wegera twegera. Komine Muhororo. Komine Ntarabana. Ewa. Izo komine zibaho? Baratubwira muri comment basi. Komine hari njyewe muri 41 nacuzaga Kigali. hari mu Gakenke. Yari hiye komine buriya. Iriyo komine mwana wanjye umva se. Oya nibigaruka ndakubwira nta kibazo. Tubwire komine 3. hari komine yo ku Kibuye. Komine Kibuye. Hari komine Ruhengeri. Hakaba na komine Yuvuge manu urayizi. Hakaba na komine ya Banza usome itubwire. Banza usome uhita utubwire iyo komine. Iyo komine. komine ya iyo komine ndayibagiwe kandi Musanze bahitaga. oya. Okay. Ibyo wenda byarabasize sibyo? Rero murakoze cyane abaduflowinze, mwarakoze kandi n'abari kuturira mutaduflowinze ndababwira ko atari urukundo, kandi subscribe sibyo, tukwereka urukundo, babwiye ngo bakande subscribe. Nta kibazo rwose, umutekano urahari muri iki gihugu, mukande subscribe kuri twese tubakurikiye. Naye babwiye bakande subscribe. Ngo bakande. Murakoze cyane, oji kabisa.